ahantu ngiye ni ahantu hari igipangu kibamo bamwe bakunda kwita indaya. Ni nyinshi kandi ngo ni nyinshi cyane. Gusa nawe dutangiranye urugendo unsengere. Mfite n'ubwago uko nshobora kuza gukubitirwayo, ariko kama mbaya ndagerayo. Mfite abana banje 3 Claude na Fiete, ariko umuntu kwitwa ntabwo umuntu ajya gucuruza amagara ari uko byishimiye. Acuruza amagara kuvuga ngo nimba mpetse uyu nguyu abona ibyo kurya. Ariko noneho nta n'agaciro baduha, nta n'akazi baduha nkatwe. Nuko bonyara avuga ati ni yandaya kandi si uko biba bimeze. Si ryo sina tuba dushaka. Kaye mfite umwana n'ubu ndatwite. Nta mitwe ngira ntaki. Ubu ngubu uratwite? Nta epfo no haruguru ngira. Nk'ubu mfite abana 3 ntabwo biga. Bango ubu banagiye sinzi bagiye. 2 ni abahungu, umwe n'umukobwa, wenda nawe araza bamufashe ku ngufu sinamenya. Ufite imyaka ingana? Mfite 29. Nyine uburaya bwarashaje, bakoze uburaya n'abakera. Twebwe turi kwandavura nko kurya amabyi. Ubwo se umuntu yaguhonga 500 ufite abana 3 ukeneye kubagaburiramo bikazavamo bana n'ubwandu na virusi itera sida, nyine nibwo bwandu niko babyita. Nuko rero mfite abana 3 ntibiga, nyine nta na se bagira. Amo ni yihe? Gemba muhara hepfo. Ubamo hariya? Okay. Ni icyumba na saro, ni icyumba cyo? Twese ni chambrette, nta cyumba na saro kibana. Ni chambrette. N'inzu baduhaye pirive kubera kubura ubushobozi. Ubu se nko ku munsi yo wabonye nk'abagabo, ubona nk'abagabo bangahe? Wenda nka 3, umwe amasenyesa akabamo n'utayaguha gutyo nyine. Ituma yemera ayo mafaranga 500 kandi yabonye ubwambure bwawe. Mushobora nko guhura ufite ikibazo waburaye, umwana se nta gikoma afite, ugakubira kuri bwabo baba rufite ugapfa kuyatora. Nta n'umwe tutagiye tuzirana. Ariko mujye mutukorera ubuvugizi kuko turababazwa. Haruza akagukubita akakurongora, muri akukurongora nta kwishyure abo akagutimbura. N'utwo wari ufite mu nzu akatwikora akatujyana, ahubwo ugasanga wahindutse umusazi ku musozi. Hari igihe njya nk'ahantu hepfo ku muhanda ngiye guhiga amafaranga. Ugiye kuyahiga mu buhe buryo? Mu kazi k'uburaya nta kandi kazi ngira. Ubwo nyine nagerayo abagabo bakanuka ngo ndi igicumba, ngo ndi ibiki, ubwo isoni zikanyica nanjye nyine kusa nyine kubera umuntu aba higa ubuzima nka buri cyo nakora, ngakomeza ngahagarara ku muhanda mpaka nagira Imana yangira neza nkabona nk'igihumbi cyangwa izo senyisi. Twebwe nta gaciro dufite ubu tuvugana bakakanya, uretse nkamwe muje kutuvugira, twe nta gaciro tuba dufite. Kwitwa indaya no gukwicwa nk'inzoka, n'ugufashe agukubita kuziza ubusa arakurenganya, akagukubita akakurenganya handi ho gupfa. Nta uvuga ngo umuntu ni umuntu, avuga ati nibice indaya bayice burundu irangire. Umwe agenda abwira undi niyo sida bameze, uguhaye 500 akajya kurira nawe aramubwira ko ari 500, uguhaye menshi ni 700. Yo Paul, nese ko bambwiye yuko iki gipangu amazu yose ari mari chambrette, niba uri umubyeyi w'abana 4 niyo uhuye n'umugabo akaguhaye 500, wa mugabo iyo mugiye kubonana mubikora gute muryamana? Barasohoka tukabanda tukinjira, bamara gusohoka nyine tukakora ibyo dukora, twamara kubikora. None se nk'abo bana 4 kuri ayo mafaranga 500 habwa abafasha iki koko? Bamwe babaye imbobo, abandi tubana ni 2, abandi babaye zamayibobo ntago tubana. Ngira ngo murimo kubyumva, bamaze kutubwira ati hafi ndetse ni bose ati tubayeho kubera gukora umwuga w'uburaya, ati turi mu buzima bubi n'abana. Kangira ngo wakomeje kubyumva. Uburaya twe turimo rero dukina n'abana tunabaha duswe kugira ngo dusangire. Ya ni MC7. Nizere ko mumeze neza cyane. Ndimo kwerekera, nakoze urugendo rutoroshye kandi rwari rugoye. Ushobora kwibaza ngo aka kanya ndimo kwerekera hehe? Aka kanya ahantu ndimo kwerekera ni ahantu namaze kumenya amakuru. Ndavuga ati
aya makuru maze kumenya ngomba kuzajyayo nkasura aba bantu. Ushobora kwibaza ati abo bantu ni bantu ki? Ni ahantu mfite amakuru. Mu bihe bishize hari umuntu wahanungiye urutoki cyane ko nenda kuhagera ndi kuhabona. Ahantu ngiye ni ahantu hari igipangu kibamo bamwe bakunda kwita indaya. Ni nyinshi kandi ngo ni nyinshi cyane. Ngo niba ari yes, ni igipangu cyakodeshejemo indaya zigera kuri 25 kandi buri umwe hafi ya bose niko babana n'abana. Uyu ni Umutako TV, reka ngushimire we tugiye gutangirana uru rugendo. Nizere ko turaza kurugerana ku musozo. Ndacyarimo kwerekera, sinzi uko bimeze, sinzi uko biri bugende, gusa nawe dutangiranye uru rugendo unsengere. Mfite n'ubwago uko nshobora kuza gukubitirwayo, ariko kama mbaya ndagerayo. Ngiye mugiye kubana ni MC Seti nkuko bisanzwe. Reka ngushimire nawe wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe wibuke gukora subscribe kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira. Urabona rero ko nyiri kumanuka, ndacyari kumanuka, ndabona abagenzi banjye nkuko twe twumvikanye ko turaza kugerayo. Hari abahananze, nitwa Makorode, nkitwa Mafiyete, nkitwa Maganza. Ubwo ngewe mba mu cyiciro cya 3. Wenda nimushaka mugera niwanye nk'abanyamakuru muharebe, murebe ubuzima mbayemo, murebe nuko mbayeho. Nta leta nta mufasha na bumwe bujya bungeraho. Mfite abana banjye 3, Korode na Fiyete. Ariko umuntu kwitwa ntabwo umuntu ajya gucuruza amagara ari uko byishimiye. Acuruza amagara kuvuga ngo nimba mpetse uyu nguyu abona ibyo kurya. Ariko noneho nta n'agaciro baduha, nta n'akazi baduha nkatwe. Nuko bonyara ati ni yandaya kandi si uko biba bimeze. Si ryo sina tuba dushaka. Nabya basi ntagire ugenda ujye kundebera Korode. Bimeze Njyewe ikibazo mfite ubukene bwinshi cyane. Ubu nta mituweli ngira. Kandi mfite umwana n'ubu ndatwite. Nta mituweli ngira, ntaki. ubu ngubu uratwite. Nta epfo no haruguru ngira. Mwandenge ni ukuri kw'Imana. Sibyo? Mushowe mwandengera mukaranya n'uri mu nda. Sibyo? Kandi mukaranya n'uri hanze. Sibyo? Nakagira ubuzima bw'ejo heza. Sibyo? Umuntu waguteye inda se murabana? Sinzahaba. Yarancitse aragenda. Guteye mu buhe buryo? Nye twarabanaga. Tubyarana umwana wa mbere, turamurera. Amaje kumurera, agezemo hagati abonye inda, amaje gusama iya kabiri. Shwi, mu kugenda kwikwe ntabwo nzi iyo yagiye mbese. Ngwino tuvugane mu gipangu. Mwiriwe. Amakuru. Mwiriwe. Uyu se ko yaryamye muri aho? Ego. Nkuko wabibonye maze kugera muri cya gipangu nkuko nabikubwiraga, niyo mpamvu twafashe urugendo kugira ngo tuze tuganiriza ababyeyi, tumenye ubuzima babayemo, tumenye ubuzima bwa buri munsi uko babunyuramo. Uyu egera hino tubanze tuvugane gato. Muranyemera ko turi buze kuganira? Ubuzima mbayemo nta mituweli, nta nzu ngira. Ngucyo ndari ngange. Aho mbonye ndaraho ngaho. Urumva wenda nabona akazi ko gufura nkafura, nakabura nuko nguko nyine. Vuka mu ntara? Vuka Ishyorongi. Ntacyo, reka mbanze mvugane n'aba ngaba ho gatoya, ndaje noneho tuvugane, sibyo? Nta kibazo. Mama, makuru yanyu? Makuru ni meza. Uriya ararwaye, yararembye, yaheze mu nzu. Ni kuriya tumutunze nyine, yibereyeho kuriya. Ni indembe yacu ibera aha ngaha. Imbogamizi mpura nazo niyo nyuye umugabo agasanga afite umwana, kuko wenda aba yabishatse arabikora, ariko agenda atanyishyuye ngo umwana ngo yagoye atumye muhakeya, nagira ngo ndamwishyuje akankubita. Izo mbogamizi duhura nazo, gusa
niba hari ikintu mwafasha ceceka bebe ni ceceka ukuri njyewe ndagufotora sibyo ubu buzima ndaburambiwe ariko nubwo mburambiwe nabi nk'ubu mfite abana 3 ntabwo biga bango ubu banagiye sinzi bagiye 2 ni abahungu umwe n'umukobwa wenda nawe araza bamufashe ku ngufu sinamenya yagiye kwishakira imibereho nawe uwo umukobwa afite imyaka ingana afite 13 umaze kuvuga ati harimo ukuntu mbona n'umugabo akaba yanankubita nananyishure ati kubera yuko mfite umwana ntabwo byatumye muhakeya niyo mbogamizi yonyine wagiye uhura nazo muri uwo mwuga burayikora imbogamizi nahuye nazo nk'ubwo mfite abana 3 ntabwo bahuje base ijo ni imbogamizi noneho na base nta nubwo mbazi bambaza ngo barambaza se papa wacu abahe babwira ko yagiye mu mahanga atari yagaruka ubushoboje kuzababwira wenda ko yapfuye bakihanagura ubwo izo ni imbogamizi ni igikomere kiba kindi ku mutima sorry nuko gusa ubuzima umuntu abayemo burarenze mwabavandimwe mwe niba hari ikintu mwadufasha muri abo bana 3 wagiye ubabyara mu buhe buryo uwa mbere namubyaye mfashwe ku ngufu maze kugira ngo wongere kwijwi hano hari urusaku rwinshi uwa mbere wamubyaye bigenze gute uwa mbere namubyaye yafashwe ku ngufu ariko ninya kubibwira iwacu ngo batanyirukana ubwo igihe gishize mbona ndatwite maze kubyara iwacu baranyanga ngo nabyaye ikinyendaro baranyirukana ngombwa ko nzi Kigali nabwo nasabye rifuti nasabye imodoka rije kurangura imarifuti nageze bahita gutemana we aho bitarugobagoba niho basize naje n'amaguru kugera intanga y'i Kigali werekeza Gitarama mbangeze nayo i Kigali nza ndara ingangi n'uruhinja yewe rugeraho rurwara bwaki ndwara amavunja nsagura n'umuntu angirira neza nawe yakoraga uburaya ubwo ncumbikiye sa nkaho nanjye ubuzima ngira ngo bugiye kuba bwiza biza kurangira ubuzima butabaye bwiza umugabo araza arambwira ngo ndeke dukundane azamara agahinda turakundana shiduka nongeye natwise mubwiye ngo ndatwise arambwira ngo babone babyara ubwo izo ni imbogamizi ni ibikomere umuntu afite mbese nkubwire ngo niyo umuntu yanabikora ugize imana ukubona n'uwo guha 500 mama se nta kuntu wakeguka mwegure niko amakuru y'iminsi ni meza buhoro hari amakuru nari mfite hano niyo mpamvu rero nafashe umwanzuro kugira ngo hanze mbasure ngire ikiganiro nagirana namwe ufite imyaka ingana mfite 29 29 ugaragara nk'ukuze ni ubuzima bubi nahuye nabwo uragerageza noneho wongera ijwi sibyo kugira ngo mbashe kukumva neza ubwo buzima bubi wahuye nabwo nubuye ubuzima bubi nahuye nabwo navuye iwacu nje mu kazi ko mu rugo ngeze i Kigali nyine mpura n'ibishuko njya mu uburaya nibwo bunshajishije imburagihe murebe ubuzima tubayemo muri ano mazu nayo saa yacu turakodesha bari no kutwirukana 10,000 umuryango umwe ni amafaranga 10,000 bari kubirukana bari kutwirukana ubu baduhaye pirive nese ubwo n'ibyo 10,000 wishyura ku kwezi bibura gute kandi uri kuvuga ati nkuru umwuga w'uburaya nyine uburaya bwarashaje bakoze uburaya n'abakera twebwe turi kwandavura nko kurya amabyi
ubwo se umuntu yaguhonga 500 ufite abana 3 ukeneye kubagaburiramo bikazavamo. Noneho bagenzi bawe bari bambwiye ati wowe waranarwaye dore amaguru yarabyimbye, wafashwe n'ubuhe burwayi? Mfite ubwandu, bana n'ubwandu na virusi itera sida, nyine nibwo bwandu niko babyita. Nuko rero mfite abana 3 ntibiga, nyine nta na se bagira, ubu nyine kurya nabwo ni intambara. Nibwo buzima twibereyemo. Paul, muri uko guhura n'ubwandu uhuye n'iyo manuka yo guhura n'ubwandu hashize igihe kingana iki? Maze imyaka 8. Ubuse uwaguteye byibura ako gakoko ka virusi itera sida waramumenye? Ntago muzi. Ese kubuhura n'ubonye nawe uwo ari we wese ibyo bisobanukiwe. Ushatse akoreraho, ubishatse yambara agakingirizo, utabishatse araguhonda agakoresha n'imbaraga ze. N'ubwo buzima twiberamo. Muri make hari n'uza yifuza ko mwaryamanira? Akanagukubita nyine bikanakuviramo kutaguha nayo 500 akigendera. Wari wambwiye uti naje i Kigali nje mu kazi ko mu rugo, mura n'ibishuko birangira ngiye mu buraya. Ugera i Kigali wari ufite imyaka ingahe? Mfite 17. Bivuze ngo mu myaka 29 uburayi bumazemo imyaka 12. 12. Ubwo se imfura yawe yibyaye ufite imyaka ingahe? Mfite umwana w'imyaka 11 n'undi ufite imyaka 9. Hari wenda nk'amakoperative twagiye tubona abantu bakora umwuga w'uburaya, hari nk'ukuntu bajya bisungana ugasanga bakoza akantu k'akamina bagafashanya. Nta kuntu mujya mugira n'akakoperative wenda nkamwe muba muri iki gipangu mukajya mwizigamira nk'igiceri cy'ijana ku buryo byibura nko mu cyumweru hari uwahabwa nk'ibihumbi 5 bikagira uburyo yagura nk'agasukari? Ubuse waba ukorera 500 ufite abana 3 ukaguramo ibirayi, ukaguramo n'amakara, ukeneye n'amazi. Nk'ubu tugura umuriro duteranyije 50 kugira ngo turyama habona, yenda inzoka zibe zitadusanga mu nzu. Ubwo se urumva aya mazu nta sima zirimo? Nta sima zirimo, nuko mubibona n'ibyondo uko bimeze n'imbere ariko bimeze. 500 urumva yagura ibyo byose koko? Mwese ngubu wowe inzu ubamo ni iyihe? Mbamo hariya hepfo. Ubamo hariya? Okay. Ni icyumba na saro? Ni icyumba cyo? Twese ni chambrette, nta cyumba na saro kibana. Ni chambrette. None se nk'iyo wenda ubonye uwo mugabo aje ngo muryamane kugira ngo ayo mafaranga urimo kutubwira 500 kandi yanze ari chambrette, babana 3 baba bari hehe? Abana bashyira ku ruhande nyine kugira ngo ubone ubuzima, nawe ukiyeranja nyine nk'umuntu mukuru, cyangwa ukabanza ukabasinziriza. Ubu ujya wibuka kwegera nk'ikigo nderabuzima ukabahabwira imiti igabanya ubukana? Imiti ndayifata, ariko kubera nyine imibereho mibi ni nayo mpamvu tugenda tuzongwa cyane, niyo mpamvu ubuzima bugenda buhinduka buba bubi. Twemera kuba twaganira nawe? Yego, ni byiza. Iki gipangu se mu kibayemo gute? Hano turakodesha, ntabwo ari ahacu. Ongera ijwi. Turakodesha. Hari bagenzi bawe bamaze kumbwira ati jewe ndi indaya, mba hano nahuye n'ibibazo, naje kwandura virusi itera sida. Hari uwambwiye ati njye nafashwe ku ngufu, byari umwana wa mbere wacu baranyirukana, afite agahinda kenshi. None se we hano uburyo ubaye muri iki gipangu wowe ukora iki mu buzima bwa buri munsi? Mu buzima bwa buri munsi ngiye ndibana, nta mugabo ngira, mfite abana 3. Usanzwe iyo mbonye ikiraka nyine ndagikora cyo gufura, akabaho n'igihe nyine nyibuze. Ariko urumva nk'umuntu wibana nyine niwaraza abana ubusa, hari nk'igihe umugabo aza akakubwira ati mfite 1000, ukavuga utaho kugira abana barara ubusa, reka nemere nayo nyafate, ariko ntabwo ari ukubikora umuntu abyishimiye. None hari nk'ukuntu nari maze kubaza uriya mugenzi wawe ati hari udukoperative tubaho, umuntu akaba yakizigamira nk'igiceri cy'ijana. Na dukoperative mujya mugira kugira ngo mubashe kugira uburyo mwakiteganyiriza?
koperative ziba zihari nyine n'amatsinda ariyo bita ibibina, ariko bitewe n'ubushobozi bukeya twebwe ntabwo tuyarimo kuko nta bushobozi dufite. Urumva ntabwo waba nta kintu ufite ukora uvuga yenda ngo ndakuraho nawe 500 y'inyungu, yenda ngo uvuge ngo ndizigama 300 yenda 200 mbariho nkoresha, ugasanga nyine nabyo bibaye imbogamizi kuko ntabwo wajya mu itsinda nta kintu uri bwizigame. dukurikiwe n'abantu benshi kandi buriya dufite n'ubuyobozi bwiza bubereye igihugu. ubu se ni nk'igiki wumva wafashwa kugira ngo uve muri ubu buzima? Yewe gize amahirwe nyine nk'Imana nkabona nk'umuntu mfasha, ubuzima ntabwo mbwishimiye, akamfasha nyine nashakisha n'icyo gukora kuko nko mu masoko hagiye hari ibibanza, uragenda nyine ukagura ikibanza ukaba warangura ugacuruza nk'abandi, ariko bitewe n'ubushobozi bukeya nyine niyo mpamvu tuba turiho gutya natwe, ariko ntabwo tuba tubyishimiye. Muri ubu buzima nyuma yo gutabwa n'umugabo ubu mazemo igihe kingana iki? Imyaka 2. None se mama mujye kubana ntabwo wari uzi iwabo ku buryo byibura waperereza wasanga n'iwabo bifashije bakaba bagira inyunganizi bajya baguha muri ubwo buzima unyuranamo bwo kurera abana bugoye? Oya, ngiye kubera ko mvuka nyine mu karere ka Ruhango, naje i Kigali gutyo. Ubundi ngiye naje i Kigali ndi umwana mutoya cyane, naje mfite imyaka 7 ari ahantu bandera nyine, nyuma baza kwimuka bajya hanze. Urumva nanjye nyine mitamenyana nawe gutyo, ariko bitewe n'uburyo nyine mama nawe yari umukene nyine atifashije n'iki, ntabwo ari ukuvuga ko yenda navuga ngo ntabwo nawe ariwe byamuteye kuba namera gutya, ariko nawe kubera ko nta bushobozi nyine nuko naturutse mu ntara. Umugabo twahuriye i Kigali ntabwo nzi aho avuka, ngo nyine twarahuye turabyarana, ubu sinzi iyo avuka sinzi n'ahaba. Twari twifuje kuhagera kugira ngo tuganire namwe tumenye uburyo mubayeho n'ubuzima bwa buri munsi uko mubamo. Ubu buzima mubufatikanya gute? No benshi bagiye bambwira ati umuhinga afite abana 2 undi hinga afite 3, wowe se uracyari umukobwa cyane uri umubyeyi? ngenda umubyeyi mfite umwana umwe. Ufite umwana? Ubu buzima se ubunyuramo gute no kuba ufite umwana ufite akazi? Oya nako. Ubuse ukora iki mu buzima busanzwe kugira ngo ubashe kubona amafaranga yo kwishyura inzu, cyane ko bambwiye ati mwese murakodesha? Nyine no gushakisha ngo kose no kujya ku muhanda gutega. Gutega iki? Abagabo nyine gukora uburaya. Ubuse murababona basi mukabasha kubona ayo mafaranga batunga? Reka nyine ni uguhiga ntabwo aboneka, n'uwo murarana ntakwishyure. Ubuse ku munsi kuko nk'ubu n'inzu baduhaye piriyave kubera kubura ubushobozi. Ubuse nko ku munsi iyo wabonye nk'abagabo ubona nk'abagabo bangahe? Wenda nka 3, umwe amasenyesa hakabamo n'utayaguha gutyo nyine. Ariko abenshi hari uwambwiye ati, hari n'uwamaze kumbwira ati bamasenyesa, hari uwambwiye ati ngiye hari igihe bama icyo 1000 nkajya no kumesera abaturage. Ni gute umugabo ashobora kuza akabona ubwambure bwawe ukemera amafaranga 500? Ni iyihe mpamvu ituma yemera ayo mafaranga 500 kandi yabonye ubwambure bwawe? Mushobora nko guhura ufite ikibazo waburaye, umwana se nta gikoma afite, ugakubira kuri bwabo baba rufite ugapfa kuyatora. Hashize igihe kingana iki winjiye muri uwo mwuga w'uburaya? Imyaka 3. Imyaka 3? Kuko kuva nabyara mu rugo bahise banyirukana. Imbogamizi wagiye ukura muri uwo mwuga w'uburaya ni izihe? Imbogamizi ziba ari nka nyinshi. Nk'ubu ngubu kuva nabyara uwo mwana se nta kintu na kimwe yigeze amfasha. Ndi kukumva. Umwana wanjye ntiyiga. Byose nyine ugasanga ni ibintu by'imbogamizi aba ari imbobera aho, nk'ubu sinzi aho yiriwe. Umwana amaze kugira imyaka ingahe? Umwana wanjye afite imyaka 5. Papa w'umwana tambika uhagarare hari hano urabishobora. Ubabwira kuri izo mbogamizi uhura nazo. Papa w'umwana nyuma yo kubyara
niye mpamvu mutabana ese byaba byaravuye ku mpamvu yo kugira ngo umunanire hari ukuntu abadamu nabo bajya bananira abagabo ugasanga impamvu wenda atakiri kumwe n'umugabo nuko nanone umugore yagiye amunanira ajya mu ngeso mbi ni nk'impamvu yatumye utandukana papa w'umwana byatewe n'iye mpamvu papa w'umwana nyine kuva yantera inda nawe yantera inda duhuye nk'uko duhuriye ahantu mu kabari kuva ubwo nyine tukajya tuvugana kuri fone akajya ambwira ngo si utera inda wenyine ubwo nyine biba ngombwa ko niyeranja njya mu rugo naho maze kubyara nyine baba baranyirukanye ntabwo byoroshye nk'uko nahoze mbikubwira impamvu nari nafashe urugendo mwerekera kugira ngo ngere muri iki gipangu nagira ngo nganire n'ababyeyi bakibamo ngira ngo murimo kubyumva bamaze kutubwira ati hafi ndetse ni bose ati tubayeho kubera gukora umwuga w'uburaya ati turi mu buzima bubi n'abana kangira ngo wakomeje kubyumva nuko abenshi n'impamvu bari muri ubu buzima abagabo bagiye babatera amada ntago babazi ndetse n'abagabo bagiye babatera amada bamwe na bamwe ntibamenya amerekezo yabo mama noneho hari ibyo numvishe neza ndabona uhetse umwana ubuzima urimo ni ubuzima buteye gute ni ubuzima bushaririye cyane bunangora bunamvuna ku buryo nawe utashobora kubwumva kuko ngewe mbonye umuntu akamikira cyo kubagara nk'ibishyimbo ndabibagara cyangwa icyo guhinga cyangwa icyo gufura nkagikora ariko si bwo buzima nigeze ngewe nzi gukora mfite amaboko urabona ko ndi umuntu ufite amaboko uburaya nkora mbukora ari imburuza uko ngira nkora uburaya imburuza uko ngira ngewe no kuvuga ngo ubundi bibaye ngombwa umuntu akampa agashoro k'amafi ndayacuruza banyambura ubwo nyine nkaparika iyo uparitse se ukora iki kindi n'uburaya nta kandi kazi nyine umaye 1000 nkagihitana umaye 500 nkazihitana umaye 700 nkahitana nta mafaranga agencaho kubera ko kugira ngo uyu nguyu n'abandi bazabeho bivuze ngo urindaya ndindaya ufite abana kare nahoze nkubaza hariya ariko kubera uburyo ngiye nganira n'abandi bantu nagiye nibagirwamo bimwe na bimwe ufite abana bangahe 3 Claude Fiete na Ganza ariko we nagutuye muri iki gipangu ntago ngituyemo ariko ntuye hafi aho aba ni bagenzi banjye ni inshuti zanjye hafi hano nta n'umwe tutagiye tuziranye ariko mujye mutukorera ubuvugizi kuko turababazwa hari uza akagukubita akakurongora muri akukurongora ntakwishyure abo akagutimbura n'utwo wari ufite mu nzu akatwikora akatujyana aho ugasanga wahindutse umusazi ku musozi ni ibibazo rero ni ibibazo muri ino si ya rurema dufite amaboko munana ko turabagore dufite imyuka dushobora no gukora ariko muduhe icyo dugomba mama watwegerese tukaganirira hamwe ntacyo we niyo wakihagarara hano none se we byifashe byifashe nabi iyihe mpamvu se itumye byifata nabi niyo mpamvu byifashe nabi ubwanjye nifitiye ubumuga bwo kutagenda neza egera hano oya ndagira ngo mwegerane reka mwegere gutya byaba byiza ufite nifite ubumuga bwo kutagenda neza hari igihe umuntu ajya no hari igihe njya nk'ahantu hepfo ku muhanda ngiye guhiga amafaranga ugiye kuyahiga mu buhe buryo mu kazi k'uburaya nta kandi kazi ngira ubwo nyine nagerayo abagabo bakantuka ngo ndi igicumba ngo ndi ibiki ubwo isoni zikanyica nanjye nyine gusa nyine kubera umuntu aba ahiga ubuzima nka buri cyo nakora ngakomeza ngahagarara ku muhanda mpaka nagira Imana yangira neza nkabona nk'igihumbi cyangwa izo senyisi ni iyihe mpamvu se ni ubumuga butewe n'iki ni impanuka nagize ni impanuka wagize yari impanuka y'iki ni impanuka ya moto nagize hari nk'ukuntu nanone umuntu ajya akora impanuka ugasanga wenda cya kinyabiziga cyaguteye impanuka hari ubufasha uhawe uravujwe uhawe indishyi y'akababaro muri ibyo byose nta na kimwe wabonye nta na kimwe nigeze mbona gusa yakibona te nta buvugizi afite twebwe nta gaciro dufite ubu tuvugana baka kanya uretse nkamwe muje kutuvugira twe nta gaciro tuba dufite kwitwa indaya no kwicwa nk'inzoka n'ugufashe agukubita kuziza ubusa
arakurenganya akagukubita akakurenganya ahandi ho gupfa. Ntawe uvuga ngo umuntu ni umuntu avuga ati nibice indaya bayice burundu irangire. Urumva twebwe nk'iyo ubonye umugabo amafaranga mwumvikana menshi aguha n'inkangaye, hari uza akaguha nka 2 cyangwa 3 kurara, ubwo abakugiriye neza nkanjye ufite umwana. None nabigenza ne? Ubwo abakugiriye neza kuko ejo uhita ubaramo ibiro 5 by'ibirayi ukamara iminsi 2 nta mihangayiko ufite. Ariko mutuvugire niba mutuvugira. Jewe njya ruko mvuye gusaba nk'uyu nguyu akampa nk'iyo fu y'igikoma, akama n'icyo kurya cyangwa ruko mvuye no kwikora n'agataro cyangwa nasabye rega nanasabirije je nuzwe no gufunguza cyangwa n'ibirako umuje bahaye kandi ariwe bahaye ibyanjye bakagombye kubima akari ubifata. None se nk'umwikiciro cya 3 ubu none nk'icyo mwifuza cyo gufashwa, icyo mwifuza ko abafashe ni nk'iki? Jewe reka nkubwire ubu tuvugana akakanya uwampa inkunga akampa igishoro cyangaye nk'ibihumbi 200. Ari depo y'amakara nshobora kuyicuruza, ari amafi nshobora kuyacuruza. Nese amafi ashozwa n'ibihumbi 200 igishoro kubera itone gato. Mu bihe byashize hari umuntu nanjye nafashiye ku giti cyanjye, ako namuhaye 30 kandi yakuyemo indobo. Urumva nini n'amafi yararanguye ikiro cy'amafi naguciye mu ijambo ukuntu biba bimeze. Impamvu mvuze ngo wenda ni nk'urugero ni nk'ubufasha wenda muri mushaka kuduha 200 nashaka iseta ahantu nkajya nkaranga abantu akajya bamenyera ko ahantu hari amafi n'ubundi nkuwe nyakaranga. Buriya uziyo ugiye gufasha umuntu aguhera ku mafaranga menshi. Nyina ni nk'urugero nanjye nege sibyo rata nabo nyine n'urugero nanze shingize nushaka ko muri n'umufuko umwe niyo wabona niyo nabona umufuko umwe nawo ucuruza kako biza gake gake kandi bibonye njye nabikora nawe ucuruza ejo ukabyara ibindi ushobora no kurangura n'agatebo k'inyanya ejo kakabyara kandi ugacuruza ukapima ku kadobo nta n'ikibazo. ariko wabonye intangiriro uhera kuri fondasiyo ntabwo uhera ku mabati. kuko umugenzi yari amaze kumubwira ati 200 nakuramo idepo y'amakara. Ikibanza se uzakibona gute? Uzakorotira gute imbaho cyangwa amabati? Imodoka izazana amakara aho ngaho rwose. Urugero ngewe urabona ngewe isoko ry'inyamirambo iri ngiri batararisenya nge narikoreyemo nkorera mu kibazo. Turaje twese duhagarare hamwe dufatire umwanzuro hamwe, buri muntu avuga igitekerezo cye cy'uko abyumva, sibyo? Mama ngaho rero naje ngo byifashe bite rero muntu wanjye? Byiza. Ako nawe ndabona umeze nk'umuntu wari urembye. Ndarembye. Byifashe bite rero? Wafashwe gute? Urwaye iki? Mbana n'ikibazo cy'ubwandu. Ariko ndagira ngo wongere ijwi wenda niba utisanzuye kuri bagenzi bawe unyongorere nge basi ndakuvugira. Ngaho ngere ijwi rero, sibyo? Ubana ikibazo cy'ubwandu. Ubuhe bwandu? Hari nk'umuntu dukurikiye yagira ngo ubwandu akajya ati wenda wa muntu yarwaye kanseri, yarwaye diabete. Ubana n'ikihe kibazo? Kanseri. Nese kanseri ni ubwandu cyangwa isunjije? Ubwandu. Ubana na kanseri imeze gute? Yo mu mara. None se nawe muri ubu buzima tubasanzemo nawe urumwe naba cyangwa se turi kimwe? urumwe naba ngaba. Nawe ukora umwuga w'uburaya? Njye nkora umwuga w'uburaya. Ubu se nk'iyo ubonye umugabo n'amafaranga menshi aguha n'inkangahe? 500. Ako se mwese ni 500 koko? 500 kuko nesi seta karimwe. Ngo umwe agenda abwira undi niyo sidi bameze. Uguhaye 500 akajya kurira nawe amubwira ko ari 500. Uguhaye menshi ni 700. Yo Paul, nawe ni 500? 500. Uri umubyeyi? Ndi umubyeyi w'abana 4. Abana 4? Mubana muri iki gipangu?
tubana muri iki gipangu. Nese ko bambwiye yuko iki gipangu amazu yose arimo ari shamburete, niba uri umubyeyi w'abana 4 nk'iyo uhuye n'umugabo akaguhaye 500, wa mugabo iyo mugiye kubonana mubikora gute muryamana? Barasohoka tukabanza tukinjira, bamara gusohoka nyine tugakora ibyo dukora, twamara kubikora abandi nabo bakongera bakagaruka mu nzu cyangwa nabo bakaba bagiye ku muhanda gushaka. Ubwo si yari nijoro? Yari nijoro nyine, ubwo muri yeranja nabwo nuko nyine n'ubundi buhora bigenda. Kwiyeranja mu buhe buryo? Kwiyeranja nyine barasohoka mukinjira, nabo nyine byarangira mukongera mugasohoka. None se nk'abo bana 4 kuri ayo mafaranga 500 habwa abafasha iki koko? Bamwe babaye imbobo, abandi tubana ni 2, abandi babaye amayibobo ntabwo tubana. Yo kubera ikibazo nyine cy'ubushobozi bukeya no kubura icyo kubagaburira. Ubu se iyo kanseri yo mu mara wegeze ugera kwa muganga byibura ngo bakurikirane bamenye? Ikibazo nyine bayinsanzemo, ikibazo ni cya mituweli n'ubushobozi, nabasha nyine kujya guhura na muganga. Ikibazo ni mituweli n'ubushobozi nyine bwo kujya kwivuza. Ngo umaze igihe kingana iki mu mwuga w'uburaya? Mumaze imyaka 20. Imyaka 20? Ubu tuvugana ufite ingahe? Ngubu tufite 40. Ufite 40? Rero ari benshi kandi turimo kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro. Wenda muri rusange ndagira ngo habemo uwagira icyo basavuga ku gitekerezo nk'icyo mwifuza kuba mwafashwa muri ubu buzima mubayemo ni ikihe muri rusange nk'uko mubana muri iki gipangu? Nk'uko tubana muri iki gipangu tubonye nk'inkunga nyine, urabona batangiye uvuga uti nka koperative twagira nyine badukorera ubuvugizi, twafata ibyo nyine batugeneye inkunga, twajya no mu masoko tugafata ibyo bibanza tugacuruza. Ubwo nyine na koperative urumva yahita iziramo kuko n'ubundi turabana mu gipangu, turi nk'umuryango. Hari abagiye bambwira ati njye mbana na virusi itera sida, mbana na kanseri yo mu mara, abandi ati mfite abana 3, mfite 2, papa simbazi, nawe cyane ko wagiye ubimbwira. Ese nk'aba ngaba nabonye babana na virusi itera sida nk'uko warumbwiye ati twese turi nk'umuryango nk'uko tubana muri iki gipangu, byibura mujya mwibutsa bagenzi banyu kwibuka gufata ya miti igabanya ubukana bwa virusi itera sida? Ngo turabibutsa kuko baba bafite n'amakarita kwa muganga babahaye. Utazi gusoma nyine habonetsemo nk'uzi gusoma aramusomera akamubwira randevu muganga yamuhaye, tukabibutsa nyine kuyinywa no gukurikiza gahunda neza. Nk'ubuvugizi mwifuza ko mwakorerwa cyangwa se ubufasha mwifuza muri ubu buzima mubayemo ni nk'ubuhe? Njyewe urabona nyine ubuvugizi mwankorera, nk'ubu ngubu inzu mbamo bamaye piriyave, nta bushobozi mfite bwo kuyishyura, amaze amezi 2, ubwo bamaye ku itariki 25. Ubu ngubu mbonye nk'umuterankunga akaba yampa nk'udufaranga nkabasha kuba nakishyura inzu naba mbayemo, ubundi nkashaka icyo gukora, yaba mfashije. Reka ngushimire wowe twatangiranye uru rugendo, wowe twatangiranye inkuru tukaba twigeze ku musozo wayo. Ntago birangiriye aha ngaha, tuzafata umwanya tugaruke tuganire na buri umwe ku wundi anaduhereze ubuhamya bwe bwimbitse mu gutangira umwuga w'uburaya ndetse n'izi saha ubuzima bayemo. Reka ngushimire, uyu ni Umutako TV, nizere ko turaza gusura mu biganiro bikurikira. Mwabibonye buri umwe yagiye avuga ubuzima bayemo, akagenda avuga n'ibibazo afite. Harimo abarwaye ubwandu, nahoze mbivuga virusi itera sida, ababana na kanseri. Hari umubyeyi umbwiye ati njye ndabura amezi 3 kugira ngo njye kwa muganga kubyara. Umuntu waneye inda naramubuze, nta mituweli mfite. Ntago byoroshye. Reka ngushimire we twabanye tukatugiye ku musozo w'ikiganiro. Nge mwe muri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe, nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Shimire timu twabanye ku buhanga bw'ibyuma.